Mu Rwanda uko uruhando rwa sinema nyarwanda rutera imbere niko hagenda hagaragara uburyo bukwiye bwo kubikora neza ndetse n'ubudakwiye bagomba kunengwa bugasubirwamo. Kuri ubu kimwe mu bibazo bihangayikishije abakora sinema nyarwanda harimo abatunganya filime batarabyize bigatuma babikora mu buryo butari ubwa kinyamwuga. Inyarwanda.com yaganiriye n'umwe mu bakinnyi ba sinema nyarwanda Emmanuel Mugisha umenyerewe ku izina rya Clapton Kibonge atubwira uko abona ibijyanye n'abiga gutunganya amafilme. Kwiga ni ikintu cyiza mu busanzwe, niyo mpamvu abantu bose mu bintu byose bitandukanye abantu biga. Hari na wa muntu wiga ikintu akagikora neza yivanzemo impano, kandi sitwe bireba gusa abakinnyi ba filime na kipe tekinike na production, ibintu byose uri gukenera kubyiga. Nubwo hari abantu benshi bakora filime batarabyize ndetse bikabaviramo gukora filime mu buryo butari kinyamwuga, uko bikwiye umwarimu ubyigisha we yemeza ko film making ari science nk'izindi ndetse ikwiye kwiga ikamenya. Film making ni science, ntabwo ushobora gukora ibintu byigwa utarabyize. Abantu rero babikora batarabyize akenshi usanga hari utuntu duke babazi baradukopeye nko ku muntu wabyize, akaba azi nka kamera settings ariko atazi guframinga, atazi amashots, ugasanga arabikora ariko ntabwo birangira ari filime, nimba ari video ntabwo irangira ari video, haba hakiburamo ikintu kinini. Ariko umuntu wabyize aragerageza, ukabona yagendeye ku mabwiriza, ukabona yakoze ibintu bisa nk'iby'abandi bari ku rwego mpuzamahanga. Urumva umuntu utarabyize yakoze ibintu ntibirenga hano, ntibinagera no ku isoko. Hari igihe akora nka video ikamunanira, agakora nka filime ikamunanira, ariko umuntu wabyize kuko banabikunda arihangana akabikora bikarangira. Nuko abantu bose baza kwiga hano bagenda bavuga uburyo butandukanye bw'impamvu zibazana. Icyambere hari babikunda, icyakara uba yaragiye kuri tera akabona iramuje nakure ukuntu bavanga amadosiye barwanyana. Icya gatatu nuko igihe cyose wakwiga wakora filime utarayize ugira dependance ku mpande zose. Ushaka gukamerera abantu ariko nabwo bagakamera wenda hari amategeko runaka badakurikije. None icyo gihe ushobora no kuba ufite wenda igihe wihaye cyo kuza wayirangije ariko ugahita udepanda kuzabyeditinga, cyangwa se bikaba mu gukamera hajemo none mbese hari dependance wagira uramutse ukoze film making utarayize. Bamwe mu banyeshuri biga gutunganya film bemeza ko hari itandukaniro rinini hagati yo gukora film utarayize no kuyikora warayize, ndetse bamwe muri bo bagiye kuyiga kubera uburyo babonaga hari bimwe bagomba guhindura. Itandukaniro mbona nanjye wize filime, ngiye kureba filime nyinshi nka filime nyarwanda, hari ukuntu nanjye kugira ngo njye kuzanga mbere kubyiga kubera nigaga secondaire, nanjye nakunda gupanga biro by'amashuti byo ku mihanda. Nibyo byanshishikaje nyine kuvuga ati kubera iki niba mfotora kubera iki najya kwiga filime. Usanga benshi nyine bakora zino filime ugasanga bazifata mu angle atariyo dukurikije n'ibintu njye nagiye niga. Ugasanga n'ikindi gihe ugasanga ibintu byo gusettinga amalight, ugasanga light yabiri hasi bitewe n'ishusho yagiye afatiraho. Ibintu byinshi cyane ari kubyica, uko byica ugasanga ni nako filime nyarwanda cyangwa filime industry imanuka hasi cyane. Umwe mu bana b'abakobwa wabashije gutera intambwe akagana ishuri rya IBKC Film School yemeza ko abakobwa nabo bashoboye ndetse hari n'urwego bimaze kumugezaho nko kuba yabasha kubona hari amakosa akabasha no kuyakosora. Ikintu cya mbere cyane kuza kubyiga nuko ari ibintu nakunze, nkumva ndabikunze muri njyewe. Ikindi cya kabiri nuko numvaga nshaka ku making a difference n'abandi bakobwa kugira ngo nzababere nk'indorerwamo, kugira ngo barebe ko natwe abakobwa dushoboye, tugomba gukora imirimo bumva ko ari y'abahungu gusa. Kugira ngo nkubwire wenda nk'icyo naba ngiye gukora muri industry, nshaka kuguha urugero. Hari ahantu nagiye nsanga barimo gukina ibintu by'amateatre, ako mu kuntu babonaga barimo gukina asanze banditse story yonyine ariyo bari kugenderaho, nta script. Icyo gihe byahise binyereka ko hari icyo nahindura aho ngaho, nkabereka ko bagomba kwandika script. Icya kabiri nabonaga mu byo bakina nta motivation irimo na continuity irimo kandi bigomba kuba birimo. Icyo gihe hari uruhare nagize aho ngaho, binyereka ko nanjye ngomba ko hari uruhare mfite muri sinema nyarwanda. Mba numva ikintu nzafokasinga ningera hanze, bibaye binkundiye njyewe nafokasinga kuri script kuko mba numva ariyo nibonamo cyane kurusha ibindi.
ni kenshi abakinnyi b'amafilime ndetse n'abanyarwanda batandukanye bakunze kuvuga ko isoko rya filime nyarwanda ryapfuye. Umwe mu bakozi ba IBTC Film School we abona ko ritapfuye burundu, ndetse atubwira itandukaniro abona hagati y'ukora filime yarayize n'uyikora atarayize, ibyo we yagereranyije n'ubucuruzi bw'inyanya. Nge ntago nemera ko isoko ryo mu Rwanda ryapfuye, kuko iyi saha nk'uko bo babyumva ni babandi nyine bakora ibintu bitari professionnel. Ntago ryapfuye, ahubwo nuko bakora ibintu bidakurikije amategeko. Gukora film utarayize ni nko kwiyamiza, niko navuga. Ni nko gucuruza inyanya hariya ku muhanda kuko wabonye mugenzi wawe azicuruza, sibyo? Ariko gukora filme warayize bivuze yuko haba harimo itandukaniro rinini cyane, kubera ko ubuzi standard film uburyo ikorwa, sibyo? Ubuzi amategeko ayigenga, mbega ubuzi na plan n'icyo uyikore. So rero ikibazo kiri muri filime nyarwanda mbona gishingiye cyane ku kuba abantu bashaka kubyinjiramo kuko bigira amafaranga. Wakora filime ndabimbi nka 800 cyangwa ya miliyoni 3 wavana mu miliyoni 10 ugahita yaba nka business, ariko nyuma y'igihe runaka wananirwa mu nzira. Umuyobozi w'ishuri rya IBTC Film School yakomeje atubwira akamaro ko kwiga filmmaking, asubiza ashimangira ko ubwabyo ari siyansi igomba kwiga. Akamaro kari macro economique, hari kuba ubyize ashobora guhita atangira gukora business. Ikindi hari no kuba hashobora no kuboneka uburyo bw'isanzure bushobora gutuma yakwambuka n'imipaka, ntabe necessairement yabanclave ngo azingirwe hano, ahubwo akashobora no kugira ikize cyatuma anabikoresha no muri Europe, Amerika, Asia n'ahandi. Ukubera ko ibintu twigira hano mu Rwanda nibyo n'umunyamerika barimo kwiga, kuko na karikira dukoresha n'iza amashuri muri Amerika. Urumva rero ni science. Ubwo rero assurance irimo nuko wize filmmaking uba wisanzuye cyane, uba wisanzuye ku buryo bwimbitse, ku buryo navuga ko nkuko natanye mbivuga wajya ahantu hose kandi ugatanga umusanzu wawe. Abanyeshuri bo muri iryo shuri kandi bafite ingamba zo kuzazana impinduka mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Mazina yanjye nitwa Cedric, niga muri IBTC, niga ibijyanye na filmmaking. Okay, nuko nzakomeza kubyiga nkabyinjiramo cyane n'ubushobozi bwanjye mfite, nkareba ko hari ibyo nakora itandukano ry'abandi batakoze, nkaharanira kubigeraho kugira ngo nanjye ziteze imbere hano hanze. Umukobwa umwe mu biga muri iryo shuri yagiriye inama bagenzi be b'abakobwa ko bagomba kwitinyuka ndetse bakagaragaza ko bashoboye. Inama nabagira ni ukumva ko natwe abakobwa dushoboye, dufite imbaraga, tugomba kubaka ejo heza hacu, ku buryo n'abahungu nabo bashobora kubona ko natwe abakobwa dushoboye kandi ko aho twakwigeza. Murakoze. Umuyobozi kandi yatubwiye ko bishimira kwigisha abantu bakunda ibyo bakora ndetse banabifitemo impano. Ufite ikibazo cyo kuba udafite ubumenyi bw'ibanze muri filmmaking, ubuvunika cyane kandi nane hano wagera. Ubwo ntekereza ko usibye bari abakina, kuko gukina ni bitandukanye na filmmaking nyirizina, kuko twino twigisha ni pre-production, ni production na post production. Rero abandi bantu bagaragara muri filmmaking ariko bari abakteri, abo turabashimira kuko ni uruhare rundi rwo kugaragaza emotion kanakina neza. Abo bo rwose courage kandi baragaragara cyane. Ariko nko ku bantu bo bashaka kujya muri behind scene ya camera, donc behind scene ya image tubona twe nk'aba audience, bo rwose be kwirirwa bimarira amabuye cyangwa bimarira imbaraga cyangwa bashaka gukora andi acrobacy, babanze bige. Ariko nk'ubukina ushaka kumukastinga agahuza na character zawe, nyuma kanakina neza nk'uko mu directinga, nyuma bigacamo neza. Ariko hari abantu bari attentif ku majwi, bari abantu bari attentif ku lighting, bari attentif ku editing, bashaka gukoresha kamera mu buryo bwiza bukurije amategeko, baraboni batiga bizabagora. Jeannette Kawera, Inyarwanda TV.